Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Turakomeza twibukiranya abavandimwe kuko Imana iravuga ngo fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, tunungurana ubumenyi. Uyu munsi turarebera hamwe imwe mu dua zindi z'ingenzi cyane umuyisilamu agomba kuba azi ndetse anifashisha mu bihe bigiye bitandukanye. Impamvu bavandimwe tubanza tugafata igihe tugasobanura dua ni ukugira ngo tubanze tumenye hikima irimo ndetse buri jambo tugerageza kurisobanura, hanyuma n'ujya kuyikoresha uyikoresha uzi icyo uri kuvuga, yani umenye naho kuyikoresha, umenye n'uwo uri kubwira. Kuko impamvu rimwe na rimwe dusaba Allah ibyo twasabye ntitubibone, tugiye gusaba Allah ariko tukabikora mu buryo budakwiye cyangwa tugakoresha amagambo adakwiye. Kubera ko kimwe mu masomo tuzigana insha Allah ni ugukosora muri akida. Niyo mpamvu tubasaba ubumenyi mujye mubugeza ku bandi, yani munatwandikire mutubaze ku zindi dua zigiye zikeneye zo kwifashisha mu bihe bigiye bitandukanye insha Allah. Iyi ni dua iri mu bitabo bibiri, igitabo cya Bukhari n'igitabo cya Muslim. Insha Allah iyo nimero iri hasi, ushaka ibindi bisobanuro watwandikira ukatubaza. Ni dua Allahumma aslamtu nafsi ilayka, Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawadatu amri ilayka, wa fawadatu amri ilayka, wajhatu wajhi ilayka, wajhatu wajhi ilayka, walja'atu dhahiri ilayka, walja'atu dhahiri ilayka, raghbatan ورحبة إليك، رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. Inshallah turagerageza kuyisobanura kugira ngo tugerage kuyisobanukirwa, hanyuma nitumara kuyimenya bya bihe byiza byose uzubusabe bwakirwamo, waba uri gushaka Lailatul Qadr, waba ugiye gufata iftari, waba umajiye gusara tahajudi, waba utangiye no gufungura iswala, iri mu madua akoresha yani wakoresha bijyanye n'ubuhambare bwayo ndetse n'aya magambo uri gukoresha. Ivuga ngo iki? Allahumma aslamtu nafsi ilayka, nyagasani Mana yanjye, ya Allah murezi wanjye, nkiza umutima wanjye kuri wowe. Roho yawe niba kuri wowe ku Mana, uzajya ukunda iby'Imana ikunda, ibyo yanga ubyange. Umutima wawe nuwerekeza ku Mana ukawuyiha, Imana izawusukura. Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawadatu amri ilayka. Bavandimwe dufite ibibazo bigiye bitandukanye, hari abarwayi, hari abarwaje, hari abafite ibibazo bigiye bitandukanye, uko bingana kose. Wa fawadatu amri ilayka, nerekeje n'ibyanjye byose iwawe. Nuwo ngo byawe harimo urubyaro ruri kukunanira, harimo umugore wakunanira, hari umugabo arushaka kubaka, harushaka gukora business, harushaka kujya hija. Ku byifuzo byose n'ibyo dufite n'ibyo turi kwifuza byose tubyerekeje kuri nde? Kuri Allah. Wa fawadatu amri ilayka, ibyawe byose ugatubyerekeza ku Mana. Yaho twumva dua Allah ugahita ukomeza ubwira ngo iki? Wajhatu wajhi ilayka, kandi n'uburanga bwanjye mbwerekeje kuri wowe. Uburanga bwerekeza kuri Allah, uri mu swala, mu bikorwa byawe byose, ibyanjye byose mbyerekeje kuri wowe. Niyo ngo rimwe na rimwe igihe tugira nk'agahinda ariko ukabona n'ujya kurira, uri buze kubyereka abantu ukabona ntabwo ari byiza, ugahita ujya kwiherera ahantu nta muntu ukubona. Aho ngaho ni gukeneye agahinda kawe ukakajyana ku Mana. Nk'uko Nabi Yakubu alayhi salam muri surati Yusufu, Allah tubwira ngo yabwiraga abana bakabwira ngo umubabaro wanjye n'agahinda kanjye mbyerekeza kuri Allah. Natwe bya bibazo byacu si ibyo kujya gutakira abantu cyangwa kuganyira abantu, ahubwo ni igihe cyo kumenya iyi dua tukatuyikoresha, tukagarura ibyacu uburanga bwacu bwaba bwishimye kuri Allah, twaba tunafite agahinda kacu kakerekeza tukakerekeza kuri Allah. Wajhatu wajhi ilayka, tugakomeza idubivuga ngo iki? Walja'atu dhahiri ilayka, kandi Imana nishingikirije wowe, niwe mpungi wawe. Hari ibiri kutugora, hari ibiduteye ubwoba, hari ibitubangamiye, duhungira he? Uhungiye kwa Allah. Tekereza abavandimwe, tekereza gato uyu munsi umuntu afite abasekirite batanu ku gipanga araryama agasinzira.
ibaze Imana yaremye abo wa security none ibaze kurindwa nayo ukaba ariyo werekejeho ariyo wishingikirije. Ibaze iyo utambutse ukajya gusaba akazi ahantu iyo uzi ko harimo inshuti yawe ikoramo ugenda ari ugiye gutanga akazi ugenda uri fiyeri nyine wumva ko ugiye gusaba akazi wumva kuri ukabone kuko harimo usanga. Ibaze noneho Imana ifite byose mu biganza byayo kuba ariyo wishingikirije wibaze ngo ni icyubahiro kingana gute. Ni nayo mpamvu bavandimwe izi dua zakirwa n'igihe inkoko iri kubika, kubera ko igihe inkoko iri kubika hagati ya zana n'iqama nibi busabe bwakirwamo. Niyo mpamvu iri somo tuzaryigana neza mujye mugerageza mugeze no ku bandi kuko Allah adushoboza kujyana kuma tumenya byinshi kubera ko ibyo tuzi tubishyira mu bikorwa tukanabihamagarira abandi. Hanyuma rero ibaze ibyawe byose umva Imana ariyo wishingikirije kugenda wishingikirije Imana. Nyuma Ibrahim alayhi salam nshaka kumenya agaciro ko kwishingikiriza Allah. Ibrahim alayhi salam ubwo yajugunywaga mu muriro yavuze ngo iki hasbi Allah wa ni'mal wakil, nishingikirije Allah kandi n'icyubahiro kuba Allah ariwe murinzi wanjye. Hanyuma kugira ngo mbe wishingikirije Allah bigenda gute? Allah ntago yabwiye marayika ngo genda ubwire, Allah yategetse umuriro avuga ngo yewe wa muriro we, kwitegeko rya Allah hinduka imbeho y'ubukonje n'amahoro kuri Ibrahim. Nawe uyu munsi nuza guhindura ibyawe, uyu munsi by'ibyumviro byawe ibyifuzo byawe ukabyerekeza kuri Allah, nawe nuko nko biza kugenda. Allah wategetse kuri Ibrahim alayhi salam, Allah wategetse ubwo Musa alayhi salam yageraga ku nyanja agategeka inyanja uko amazi ahagarara akagenda bakabonamo inzira. Uyu munsi niwe Allah nawe uri butunganye ibyawe, niwe uri butunganye ibyanjye. Niyo mpamvu twongera tukamugarukaho Allah walja'atu dhahiri ilayka. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa bavandimwe, iyi dua ni dua nziza cyane, uyige neza ushyizeho umuhate. Iyo dua isome ushaka Laylatul Qadr, isome mu byabiye byose uyitoze, uyibeho ubuzima bw'iyi dua kubera Allah ibyawe uzareba impinduka zizabaho kubera iyi dua inshallah. Ugahita ukomeza uvuga ngo iki raghbatan wa rahbatan ilayka. Kandi bigenda gute? Niringiye yani nyuma yo kwishingikiriza Allah niringiye, ugahita uvuga ngo iki niringiye impuhwe zawe. Impuhwe za Allah nizo turi kurya mu Nyagasani. Ubisobanuye singusabye kubera ko ntunganye, hoya ibyanjye ntago bitunganye. Nyagasani singusabye ari ikindi nishingikirije ku mpuhwe zawe gusa, ndagusaba ko ibi byose ndi kugusaba n'ibindi ntagusabye. Wa rahbatan ilayka, kandi ntago ari ibyo ngibyo gusa, kandi Imana ndatinya ibihano byawe, niwe mungiyeho, nta buhungiro ntandi yo kurokokera. Ni ukuvuga ngo Allah uyu nguyu niwe turi kugenda dusaba, turi kumusaba cyane twiringiye impuhwe ze, nizo turi kumusabamo, ni nawe duhungiyeho ngo aturinde iki uburakari bwe n'ibihano bye. Uburakari bwa Allah bwakugezeho nta wabugukiza, nabukurinze nta wabukuzanira. Niyo mpamvu ariwe duhita dugira gute duhungiraho. La malja wa la manja ila ilayka. Ni ukuvuga ngo Allah ibiduhangayikishije twabyumvise ko ariwe tubyerekejeho, twiringira Allah ndetse tuna impuhwe ze ndetse tunatinya ibihano bye kuko nta buhungiro nta naho kurokokera uretse kwa Allah. Ibyo ngibyo kandi bigakorwa gwiki, bigakorwa ibyo byose uzirikana uyu Allah kumugandukira, ukamenya ko niwe murinzi mwiza mu kumusaba, niwe uhebuje mu gutanga, mu kumwikingaho, niwe uhebuje mu kurinda kubera ko nta n'undi wakurinda uretse we. Hanyuma ugahita ukomeza uvuga ngo iki amantu bikitabika ladhi anzalta, amantu bikitabika ladhi anzalta, Mana nemeye iki gitabo Qur'ani ibirimo byose ntago nta na kimwe mpakanamo. Wa binabiyika ladhi arsalta, mashallah. Kandi Nyagasani ndetse nanemeye intumwa yawe wahishuriye iki gitabo, intumwa Muhammad, Imana imomoro n'umugisha. Iyi dua ubundi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yajyaga kuyisoma igiye kuryama kugira ngo ubuhambare bwayo, yahitaga nta rindi jambo yashyiragaho nyuma yahitaga iryama, kubera ko hadithi iratuvuga ngo uzavuga aya magambo agiye kuryama naramuka apfuye muri iryo joro azaba apfuye kuri kamere y'Imana yamuremanye y'Ubuislamu, azaba ari mu bantu batabangikanyije Imana. Kubera ko ubanza usubiza inyuma uze kumva ubuhambare bw'iyi dua, hanyuma inshallah no kuzindi dua mwatwandikira mukatubaza tukagerageza ubutaha mukatubwira muzadushyakira iyi ngiyi tukayibashakira, hanyuma ubumenyi tubugeze no ku bandi. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.